Mana duhamu umugisha tunejejwe n'Imana ko yaduhayeho gutaramira. Imana yaduhayeho gutaramira. Hanyuma umugabo umwe yari afite inzu ifitemo purize imwe yonyine, ariko noneho bikaba ngombwa ko icyumba cye nta purize yari irimo. Ajya byuka akajya gushariza muri salo, bantu bamuhamagara ntamenye ko ntamenye ko bamuhamagaye, kajya waravuga ati ubundi reka mbona ukajya bwita muri salo, biramuyobera biramuca. Hanyuma igihe kimwe haza n'undi mushuti we barara muri iyo nzu, biba ngombwa ko nyine ari ukungikanya muri salo. Hanyuma umushuti we amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo rero uzagenda ugurera ronje icomeke mwiriya purize, ubundi uyiguru uyijyane uyishyire hafi y'igitanda urara. Ati nibwo bitarajya bikugora kugira gute kubyuka ujya kwitaba telefone. Narivuze iki? Narivuze ngo rero ibi bihe byiza ubikuru ubijyane ubishyire hafi yaho utuye. Narivuze ngo ntubisige hafi, ubishyire ronje ukuru ujyane hafi y'igitanda cyawe, imbere y'igitanda cyawe. Ababyumvise tuvuga ngo hanyuma munyemerere gusengana n'abantu bagera kuri bane. Ndashaka gusengana n'umuntu ufite umufamiliye uri muri gereza, ahaguruke. Kabiri, ndashaka gusengana n'umuntu ufite ikibazo mu kazi ku buryo nahaba n'ikibanza cyamunara yazabitwara. Ndashaka gusengana n'umuntu ufite akajagari mu kazi, ubona ibintu bitagenda neza. Ntabwo nitaye kutagitanga icya 10, ahubwo nitaye kuri rema, amahirwe ya kabiri. Cyanyuma turasengana n'umuntu udafite akazi. Abantu baguru bagomba kuba bahunze. Ibintu bine nibyo bituma tutava ahantu dutahe turi igihugu, tugahora gusa. Iyi ronje uyikurura ntuyisige hano. Dore uwari umaze iminsi ujya gucaginga uhora ugenda ikazi muciri mu nzira, ariko kubitemo na ronje uyijyane iwawe mu cyumba cyawe. Tugiye kwinginga Imana. Baririmbyi worship team yavuze ngo Yesu ni inkoni yanjye igendera. Iyo nkoni uyifate, niba utayifashe igiye kugucika. Abandi baravuze ngo umusaraba, uyu musaraba nawe ukubite ku kibazo kimaze igihe kinini, hanyuma n'iyi nkoni uyirambike imbere y'ahantu hatuma udatambuka kugira aho ugeze. Hanyuma nutizera ibyo birakureba, nutizera ngo ubitahane ukatura nabi, ibyo birakureba. Imana yazaniye Nowa inyamaswa zose, arazibwira ngo ngaho ziyite amazina. Yaramuhaye icyo bita rema y'ururimi, aratura ikintu cyose yatumye niko cyagiye cyitwa. Arangije twebwe tugira iki? Abantu ugiye kongera kwatura neza, ukure negative mu kibazo cyawe, bihinduka iki? Positive. Nutizera ibyo birakureba. Ejo bundi uku kwezi kurashira abandi bashima, wowe uzahora utakanga. Ntutakambere muri rusengero, naha biva, naha tubibonera, naha tubihigira, tukajya gushyira mu ki? Mu bikorwa. Tuvuga ngo bigiye kwemera. Uri Imana idukunda twese, ufite umugambi mwiza, ufite umugambi mwiza. Aha ni mu nzu yawe, aha ngaha ni abantu babonera ubuzima, aha ngaha niho ducira, niho ducizwa, aha ngaha niho dutungira mu isi y'umwuka, tukagaragarira mu isi y'abantu. Ibibazo byose biri muri aha ngaha, aba ngaba, iki gihe iki n'iki, iyi saha, mu izina rya Yesu dutuje abantu
cyo cy'iteka ryose. Aravuze umuhanuzi Yesaya 4:18 utinde ku murongo wa 19. Aravuze ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya. Vuga ngo amen. Uko kigiye kwaduka ntimuzacire, nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Mana ishimwe. Tuvuge ngo amen. Iravuze ngo ibya kera ntimubyibuke. Bantu bibuka ibya kera ntabwo bashobora kongera kureba ubuzima. Abantu bibuka ibya kera ntabwo baba muri aya mahirwe. Ntibishoboka. Ngo ntacyo nzimarira, ngo barambwiye, ngo baravuze. Uwiteka yavuze ngo ibya kera ntimubyibuke. Fini termine. Haleluya. Ibya kera mama, ibya kera papa, we kubyibuka. Uwiteka agiye gukora ikintu gishya. Ugira uwo mwicaranye ngo Uwiteka arabikoze. Bimuhamirize neza, mubwire ngo arabikoze. Arabikoze. Yesu arabikoze. Akoze ikintu gishya muri gihugu, muri uyu musozi. Reka mubwire Yesu arabikoze. Amatwi y'abantu agiye gucura ingendo. Aravuze ngo ahantu hari ubutayu agiye kuhatemesha amazi. Haleluya. Ubutayu bwari bwinshi, ariko Uwiteka iyo avuze angana no gukora kwiwe. Mana ishimwe. Amazi si yayandi, Yesu arabikoze. Atembesheje imigezi. Hari bari baragufungiye amasoko, baravuze ngo ntibizashoka, baravuze ngo ntibizakunda, bavuze ngo birarangiye, bashizeho agakato ubuze bizagenda gute. Ndagutangariza ko Uwiteka agiye gukora ikintu gishya. Hari abantu benshi bigiye guhinduka. Uyu mwaka wa 2026 ni umwaka w'Uwiteka wo gukora ikintu gishya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 5 turasoreza kuri 14. Aravuze ngo hari umuntu wari ufite indwara. Afite iki? Ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kingana gite. Ameze ute? Arwaye. Reka mubwire, vuga ngo ugiye gukira. Akura ngo ugiye gukira. Ugiye gukira. Hari igishya Imana iremye ku buzima bwawe. Hanyuma kumara imyaka 38 aryamye, Yesu arabimenya. Murongo wa 7 kuri be ya 6 yari amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu ujugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka, wikorere uburiri bwawe ugende. Haleluya. Fata mugenzi wawe mu kiganza, umubwire ngo byuka. Byuka. Bimuhamirizwa n'irema. Byuka. Wikorere. Nanjye nikorere. Haleluya. Kapaduka. Kampamvu yuko umuryango uhora uwutoragura. Nibyuka. Mama nibyuka. Ikintu gishya
nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati uwangishije uwagize gutera Uwiteka aguhaye gusubiza abantu bose ikibazo bari bamaranye iminsi. Uwangishije uwangishije itegure kubahamiriza ko ari ugukorera iki igitangaza. Haleluya! Bagiye kubazanya ngo bati muri bya bihe itorero ridasobanutse wowe byaremeye byagenze gute? Ese birashoboka? Uwangishije niyo wambwiye ngo byuke ngo nikorere iki uburiri bwanjye ngende. Baramubaza ati uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Bagiye kubazanya aho igisubizo cyaturutse. Bagiye gucanganyikishwa no kubyuka kwawe. Barabazanya ngo byagenze bite? Wasenze ryari k'isengero zari zifunze? Wiyiririzaga hehe? Ariko dore igitangaza yavuze mu buhanuzi atuneza, aravuze ngo ngiye gukora ikintu gisha. 14 hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano iruta rya mbere. Imana itugirire neza. Ndashaka kubabwira igitangaza. Yesu ntabwo areba nk'uko abantu bareba, ntatekereza nk'uko abantu batekereza. Yesu akora ikinyuranye. Narivuze ngo akora ikinyuranye ku buzima bwawe. Narivuze ngo muri Rangurura akora ikinyuranye. Narivuze ngo mu Bashumba akora ikinyuranye. Narivuze ngo muri Evangelike akora ikinyuranye. Narivuze ngo mu bakora batatu asigaye Yesu akora ikinyuranye. Mana ishimwe. Hari abantu bahagarara bakakurebera muri Yesu ataraza. Bagira ngo mubwire ngo hari abantu basubijwe mu buryo bw'abaterankunga, abandi basubizwa mu buryo bw'imiryango, abandi basubizwa mu buryo bw'uko bafite ama-assurance. Ariko Yesu ubwahageze, vuga ngo ubwahageze, aravuze ngo byuka. Nta mazi arinze gukenera, nta mazi arinze gukenera, ahubwo ni ijambo rimwe avuze ku buzima bwawe. Aravuze ngo byuka aho ngaho umaze igihe kinini, hanyuma kurabagirana kwawe kugiye gucangaba. Baribuze ngo kubyuka kwawe bari bazi ko uzapfira hari, bari bazi ko byarangiye, bari bazi ko nta nzira. Ariko aravuze ngo ngiye gukora ikintu gishya ku mugabo uri mu iteraniro, ku mugabo uri mu iteraniro, ku mugabo uri mu iteraniro, mu makorari. Igihugu giye guhangara ikintu gishya. Ibi bintu urabyumva cyangwa ntubyumva? Ntabwo nta mpamvu zindi, ni uko ugomba kubyuka. Abakuryamishije bose nibarekere aho Yesu arahageze. Narivuze ngo nibarekere aho Yesu arahageze. Bwira mwene so ngo umwakire. Akazi barazinze, umugisha barazinze, ngo ntaho bizafata, ngo birarangiye, ngo nta handi azakura amafaranga. Vuga ngo Yesu arahageze. Ndamutangariza amakuru yizeye. Yesu arahageze. Intego y'iri jambo iravuga ngo Imana irakora. Imana irakora. Mubwire ngo Imana irakora. Haleluya! Iyo Imana ikoze ibintu byose biba bishya. Vuga ngo birahinduka. Vuga ngo biremera. Vuga ngo birashoboka. Vuga ngo iyo hageze abapfuye bose, abadafite ubuzima barabyuka mu izina rya Yesu. Bwira mwene so ngo iyo bimufashe.
urashaka gukira, nta muntu umfasha mfite. Aho ureba buri wese amenyana n'umwene wawe, ntawe ngufasha mfite. Yesu aravuga ati umuntu nari amazi ntabwo bigomba kuyinjira, ahubwo byuka. Kuko bose babireba. Utahana ijambo rivuga ngo Imana igakora. Utahana ijambo rivuga ngo abantu bose ubabwire ngo Yesu agiye gukora ikintu gishya. Baba ntibavuze ngo ntacyo uzimana, ubahamirize icyo bita rema. Ubuhanuzi bw'ako kanya Yesu ashyigikira umuntu uvuga neza. Imigani 18:20, ururimi rwiza nirwo ruhaza inda y'umuntu, amagambo amuva mu kanwa ntiyamutera guhaga. 21, ururimi nirwo rwica, ni narwo rukiza. Narivuze ngo ururimi rwawe rukiza mu izina rya Yesu. Haleluya! Narivuze ngo ururimi rwawe rukiza Paulo. Aho unyura uhereye none, uhereye umunsi Yesu ageze ku buzima bwawe, aravuze ngo byuka. Ntabwo ari imiryango, si ibiki, byuka babibone ko akubyuye aho ngaho umaze iyo myaka yose. Nushaka umwe, ibibiri, ibitatu, ibine, bose bagiye gukangarana n'ikintu gishya akoze ku musozi, aho utaha, aho ukorera, aho usengera, aho ucumbitse. Yatakoze ikintu gishya. Amurwa gusenga yitere nta kosa, niba uyifite uyitere. Utangaze inkuru nziza, uvuga ngo Yesu agiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Agiye gukora ikintu gishya. Muri 70 mwavuganye, agiye gukora ikintu gishya, kandi kigiye kumenyekana. Abantu bagiye kumenya ko wabyutse. N'abavuze ngo uzapfa ntacyo wimaniye, bagiye kukubona ubyutse. Hanyuma Yesu amubona mu rusengero, ahita amumenya. Vuga ngo Yesu arakuzi. N'umwanya araza, aramubwira ngo hanyuma dore ubaye muzima. Dore ubaye muzima mama, dore bigiye kwenda. Dore ubaye muzima papa, akazi birashobotse. Dore urubatse mama, dore muko ugiye kurongorwa. Ariko noneho hari amahirwe avuga ngo ntuzongere gukora icyaha ukundi, utazabona ishyano riruta rigaragara. Bivuze ngo ibi bintu Yesu agukoreye byari hatari. Bivuze ngo niwongera gusubira inyuma muri aya mahirwe aguhaye, uzabona akaga n'amakuba garuta akabe. Bivuze ngo ugende, iyo ni fete attention, ugende wigengesera, uvuga ngo Mana biza amahirwe uncomokoye muri cya kidendezi. Hanyuma abantu bagiye kubona yuko nanjye ni umwuzukuru wa Burahamu, ngiye kumurira surprise. Hanyuma undinde sinzongere gucumura ukundi. Yesu ashimwe. Reka sabe umuntu wumva akeneye guhura na Yesu ku kidendezi cy'imbabazi, akavuga ngo maze igihe kinini ntaramwakira kabiri, maze igihe kinini numva ijwi rimbwira ngo nkurikira gatatu, maze igihe kinini mba mu byanjye nta bantu babizi. Uyu munsi kuri iyi tariki ndashaka nanjye ko ambwira ngo byuka. Muwo abwiye ngo byuka, nawe wazamuzaho ikiganza cyawe niba uri mu nzu y'Imana ushaka kwakira Yesu. Amahirwe twese twaramwakiriye. Imana ishimwe. Ukomere Yesu amashyi. Abandi icyuma reka sabe umushumba wungirije aze adusengera Imana. Ugiye gusengera iki? Ugiye kubwira Imana ngo aya mahirwe yicajemo, uko ucomokoye ku kidendezi, ukaba ugiye kunkorera ikintu